ugakurikizaho umurimo witwa guhingira. Muri uko guhingira harimo kugisura, ukabona ko gikeneye kukivomerera. Harimo kugisura nyuma y'amezi 5-6, ukabona ko gikeneye umuti, ukaba wagenda ukagura ipombo n'umuti ukajya uza ugateraho. Harimo kugisura mu mezi 5, ukabona ko gikeneye ifumbire y'imborera cyangwa mvaruganda. Harimo kugisura, wacugeraho ugasanga abana bari gukinira aho hafi bakina ibya papa na mama, bari kugicaho amababi ngo ni amafaranga. Mwari bwababone? Ariko amafaranga nayo ni danje. Abana bakine amababi bayahindura amafaranga, muvuge ngo ni hatari. Barimo baracyangiza, n'abajya kuvoma bagicaho. Abantu babaye mu byaro, murabyibutse? Mwajyanaga amasafuriya cyangwa indobo bayavomesheje, mugaca amababi mukavika mu ndobo ngo amazi adacubangana kamene. Turi abantu bavomesheje indobo ibyaro, mwana bavukiye ibyaro bavitsemo. Uzi ko barimo we none ubu ni jibu. Dukomere Imana amashyi. Wagisura ugasanga abana bari kuvoma hafi, barimo baracyangiza, bari kujya kuvoma bagica amababi yo kuvika mu ndobo, abandi amababi bayahira. Ugatanga amafaranga, bakagenda bagaca imbariro, bakaza bakazengurutsa kuri icyo giti ngo kitangirika, reka neke gutinda. Muzi cyashimishije muri uyu murongo wa mbere, ntago igiti kibwira nyiri igiti ngo nkeneye iki, ahubwo nyiri igiti aritegereza akabona iby'igiti gikeneye, yarangiza akabikora kitabimusabye. Yemwe umva rubyiruko rwo muri Hope, harya ni Hope, Kristo yaritegereje abona ko mu byo mukeneye harimo n'iki gitaramo, kandi aravuga ngo uzakitabira nzamuha pase yo kubuki. Mukubite pase ya kabiri y'icyubahiro, mukubite pase ya gatatu, muvuga ngo pase. Kandi pase ya Jesus nta ngaruka mwana. Umva, Yesu arabizi ko dukeneye cash. Bajene, haleluya. Ariko ko mutanyitaba, bajene, haleluya. Yesu arabizi ko dukeneye. Zajye gutereta nta cash ufite, nta gutereta uvuga ikikujyanye itufatiraho. Iyo nta kantu ufite, urumva president, we president, nta gutereta uvuga ikikujya. Nose ubwo uterese bakakwaka nimero za telefone, wabigenza ute? Iri kuri WhatsApp. Nge navuze ikinjyanye ko nari nejejwe wese. Namugeze imbere n'amati si ibya kope na kopine, ndakuze mwana, uremera ko tubana? Sayita ndebe tamati, kandi nguhaye amasaha 2 ndaba ngarutse. Adasubwa agiye kubisengera kankuzaho, nabaye ncaho tu. Kandi nta na phone nari mfite ngo ndabaza umuntu ngo ndareba ngo nisange. Nabajije umuntu ngo nicunganwa n'amasaha 2 ashize mitangaruke aho yakoreraga. Tamati nari ngarutse mwana, ahita ambwira ngo ndabyeme, ariko nuko Yesu yari yampaye pa. Abadafite akantu muri iki gitaramo ndabasenge Yesu abahe pasi, kuko urumva wa mujene we Yesu ataguhaye pasi ntibakwemera. Ago bakwemera mwana, bagukuza. None se ntawankuje hose, mwita sheri n'awanyita sheri, rangije arandangiza mani. Yambajije ibibazo 3 kubisubiza birananira. Tambaza ngo ariko kandi ubundi yanyitaga sheri.
ariko uwo munsi amamagara mu izina ngo ariko teuje mpita nikanga ngo Yesu aratangiye kuguhabya uvuga uhumba. Kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro ngerega niweho mbaza nawe ahita asubira ubwo ndagusengeye niba uri muri Yesu neza Kristo agira icyo agupangiye. Kuzaho cegene nambaye ipantaro ipima nahawe n'umugabo upima ibiro 94 nje mfite 47 ndebera uwo muntu aje kugutereta kamariza we nyirambegete ubwo wamwemera ntago wamwemera niyo agenda igipantaro kigenda kizunguza ari jipe cro nigeze njya kubwiriza i Bugesera kandi akimbene nambaye karacitse nakone naragakuburiwe n'umuntu ari uncumbikiye. Iyo ari kamwe rero uba muri ghetto hari system yo gukaraba ukahita unagakamura sibyo se shu ukahita ugakamuza isuni kongera ukakambara ke nababonye abatipe hano we bana bakuyeho bafite kamwe bageze nero hari igihe ugakamura kubera gora ugakamura kagera kagakwaduka kameramani nawe yafashijwe ubwa mbere mbonye umukameramani ufashwa ni mu mufilime Yesu aguhe pase mwana kuremera kandi nagiye kubwiriza i Bugesera ahantu nagahambiriraga ku ruhande gutya kara nakwedutse shukashidukandi nagahambiriye gahambutse mitanga fatisha amaguru ati haleluya. Iyo nibeshya nkatera intambwe kari guca mu kaguru kamwe akuru kari karakwedutse n'igipantaro kuntu cyanganaga ngaho ndebera umeze gutyo rero jya gutereta ndebe ko byavamo. Mani duhe kashi bajeni duhe kashi musenge ibapangira kashi kandi mara gusirimba ujya no guhiga. Murumva wabyumvishe Rudomo we wabyumvishe Rudomo sirimba ujye kunyonga sirimba ujye gukora ubuyede sirimba uzunguza amandazi daso natakugwira ayo mandazi azavamo boutique. Murabyumva sirimba ujye kuri boutique kuri stock ya nyokorume witware neza cyangwa sowanyi pakuha mukuye hakana no ubusazajya kwa so ukumubwire ngo nzi gusirimba mpumugenisha ntawe azagu uzajya kwa sobu kumubwira amuguhe Imana iduheka abahungu mwe mwahisemo insanganyamatsiko nziza Imana ibahe kashi kazana nihanagure tereka hejuru hasi ni kure kandi nihanagure numva uko bimera mwe kanuka no kugakuramo ubwabyo biraryoshye. Kera twihanaguraga kijyama mwana shumba nkuremo na kandi nta kibazo no muri Yesu bibirimo. Ubu mu modokari harimo agasumeri ko sindamenya kukagenda
nibwo nyivayo, kandi mba mbona ari byiza. Umuvuga butumwa afite mikorofoni n'isu n'agasume, mba mbona yo bana ari style za danje. Ariko kubera ko aribwo nyivayo gifite ihungabana, mva mu modoka na Bibiliya mfatira. Jya mwihangana n'inkibagirwa, ariko nakibutse nakatse. Ariko haleluya, mwabajene mwe Kristo abamere kashi. Jambo rya mbere twabonye mu migani, ubukire buriyo kashi. Kandi namwe bakuze, ab'Imana yayahaye muyongereho, yongere ibaremere. Amafaranga aho yageze biremera. Ingendo ugenda yerekana ko nta kantu ugira. Narabibabwiye abantu twabanye ubushize. Reba iyo ukubitanye na Karora agiye muri repetition. Ubwo turuwasa y'akamoto amukura Rwandegisi, harimo capati n'ibishyimbo mani. Mbariza ukwegere ngo ugende ute mwana. Ingendo ugenda wa musore we iratwereka ko nta kantu ufite. Abandi bajene bahamagaza ivatiri kabasangaho mu mani geta gacitse nugutarasa. Rero nuwaguhaye kibiri uyituyabarira tu, kavuga atanu harimo capati, ndirasama abo basirikare b'igishyimbo na capati. Bajene Imana ibamere aka